What's up guys, as always I'm yours Ishimwe Cedric, as known as Teacher Cedric. None uyu munsi tugiye kurebera hamwe Unity 4 Limericks Rhyme and Rhythm, akaba ari Senior 6 Literature. Yes, noneho rero wowe ari ubwa mbere, niba ari ubwa mbere waba usaye ino YouTube channel, please klika kuri subscribe, uraba uduhaye a big kind of support. Noneho rero you can even like, comment and share this video so that I can reach to many students. Kandi nanone bibutsa yuko tugira ibizamini bya leta, like nyine marking guides ibizamini bya leta byo mu myaka yashize. Yes, niba uri able ubishaka ukaba watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp. So tudatinze reka turebere hamwe yino Unity 4 Limericks Rhyme and Rhythm. A limerick is a humorous, nonsensical poem that contains 5 lines with a specific rhyme scheme. Limerick, yes, ni poem ibisekeje, iri nonsensical cyangwa se ibe imeze nk'aho iri kuvuga nyine ku bintu by'amahomvu like that, ibintu bitari sense yes, that ikaba ifite imirongo 5. Byumvikane yuko ari poem ntoya cyangwa se umuvugo muto cyangwa igisigo gitoya cyane kigizwe n'imirongo 5, kandi ikaba inafite rhyme scheme. Rhyme scheme ni uburyo itondekamo igenda itondekamo amajwi yayo mu mpera za buri murongo, icyasi ikagenda irhyminga amajwi, yes, ku buryo biraza gutuma bimera nk'aho ari nk'indirimbo cyangwa se birakiriya injyana runaka. So limerick poetry is also often referred to as nonsense poetry, and it is typically used for fun and entertaining events. Yes, limerick poetry nanone ifatwa nka nonsense poetry, kandi nanone ikaba yifashishwa mu gusetsa cyangwa se mu gushimisha abantu. It is said to have started in Ireland. Limericks are often characterized by use of humor, exaggeration or hyperbole, and a strict rhyme scheme of AABBA. Yes, limericks is a type of poetry. Limericks bivugwa yuko zaba zarahereye mu gihugu cya Ireland mu Burayi. So noneho limericks nanone zikaba zikunze cyane kurangwa no gusetsa amakabya nkuru cyangwa se za hyperbole. Yes, noneho ikaba inafite rhyme scheme idahinduka ariyo AABBA. A standard limerick has the following features. Noneho limerick yanyayo ibifite ibiyiranga bikurikira: a stanza with 5 lines, no more no less. Yes, umukarago wayo ubugizwe n'imirongo 5, nta n'umwe urenzeho cyangwa se umubureho. Made up of 39 syllables in total. Structure is 99669. So ibigizwe na syllables cyangwa se imigemo 39 totali, yes, kuri iyo mirongo kuri izo line zose. So structure cyangwa se uburyo iba yubakitse, umurongo wa mbere ubugizwe n'imigemo 9, n'uwa kabiri nuko, ndetse n'uwa nyuma ari wo wa 5. None umurongo wa 4 wa gatatu n'uwa 4 yo ikagirwa buri sentence cyangwa se buri line, yes, kuko mu poem ntabwo tuvuga sentence ahubwo buri line ikagirwa n'imigemo 6. The first, the second and the fifth lines are long and rhyme. Yes, umurongo wa mbere, wa kabiri ndetse n'uwa nyuma ari wo wa 5 niyo mirongo miremire kandi irarhyminga each other cyangwa se igihe isozwa na sound, syllable sound zimwe. Impamvu ariyo miremire nta niyo twabonye yuko bifite imigemo myinshi 9. So those 3 lines, ubwo ni ukuvuga uwa mbere, wa kabiri n'uwa nyuma, those 3 lines have 3 feet of 3 syllables each. Ifite feet, nituvuga feet wumve ikigereranyo cya syllables, measures of rhythm in a poem like that. So ni 3 feet cyangwa se ibirenge bibiri by'ama syllables ibigiye bifite imigemo 3. Nituvuga feet wumve imigemo 3 yibumbiye hamwe. So iyi migemo 3 niba ari feet 3, ubwo buri murongo
kuri ya yindi ifite 9 cyangwa se ya 30, buri murongo ugiye ufite amafiti 3, ubwo ni ukuvuga buri fiti imwe igizwe n'imigemo 3. The third and fourth lines are shorter and they rhyme too. None umurongo wa gatatu n'uwa kane niyo mirongo mitoya kandi nayo irarhyminga cyangwa se igiye ifite inoza syllable sound zimwe mu mpera za line y'iyo mirongo yayo. So the two lines have only 2 feet of 3 syllables. Iyo mirongo rero yo igiye ifite feet y'amasyllables 3, ubwo ni amasyllable 6 agizwe na feet 2. Have rhyme which creates a rhythmic pairing. Nuza Limericks ziba zifite rhyme zituma habaho ikintu kimeze nk'injyana like musicality cyangwa se rhythm, kumva nyine igiye kumera nk'indirimbo. Limericks are often humorous or funny and sometimes obscene. Nuza Limericks rimwe na igihe cyose aba asetsa, mbese nk'uko twabibonye mu ntangiriro aba agamije gukora icyo bita entertaining cyangwa se to make fun binyuze muri yama exaggeration yayo cyangwa se ama hyperbole. Limericks ndakeka twazibonye, gusa twagerageza tukareba nk'iyi remake ya mbere nkayibasobanurira kandi nanone kumva buryo ki ifite musicality cyangwa se hari rhythm runaka iri kugenderaho. There was an old man with a beard who said it is just as a fair. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard. Yes. Checkinga uburyo iyi mirongo ibiri ya mbere ndetse n'uwa nyuma uburyo iri kugenda rhyming. Beard, feared, beard. Kumva bivuze kimwe. Noneho umurongo wa gatatu n'uwa kane ngo hen, rain, rain, hen, hen, rain. Uri kumva biri rhyminga each other, bifite same sound. Yes, syllable ya nyuma iri kuba isa. Feared, beard, beard. Yes. So tugerageje kuyisobanura iravuga ati hariho umusaza wari ufite ubwanwa, we wavuze yuko bimeze nk'uko n'ubundi yahoze abitinya, ngibi nkunyira bibiri ndetse n'inkoko, ibi forax imbata enye ndetse na rain cyangwa se ikigushu byubatse ibyari byazo mu bwanwa bwanjye. Uri kumva iri nonsensical, irasekeje, nawe ukiyibona cyangwa se ukiyumva uri kumva irasekeje cyane. So uri kumva rero n'uburyo uyivuga hari uburyo iri somehow musicality, uri kumva bimeze nk'indirimbo. There was an old man with a beard who said it's just as a fair. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard. Uri kumva hari somehow bimeze like nk'indirimbo. So turebere hamwe rhyme. Rhyme icyaricyo. Rhyme is a repetition of similar sounding words or the same sounds in 2 or more words, most often in the final syllables or rhymes in poems and songs. So rhyme rero ni ukwisubiramo kw'amagambo, kw'amajwi y'amagambo asa cyane cyane. Yes, bikaba like mu magambo abiri cyangwa arenze, kandi kenshi na kenshi bikaba uko kwisubiramo kw'ayo magambo, kw'ayo majwi y'amagambo bikaba ku magambo ari mu mpera y'interuro zigize igisigo cyangwa poem cyangwa nanone indirimbo. Like nyine rhyme ntabwo ikora mu ma poems gusa. Like tuvuga urugero iriya ndirimbo ivuga ngo niba ari agatunda like ya Afrique. Yes, hari igihe bizansaba no gufata credit, ariko yasinkinguriraga Hennessy. I don't know why ukuntu baby bamfasha amatwi, ukuntu imanukira nkamuviza kibadashi. Uri kumva iyo shi Hennessy amatwi, uri kumva niyo iri kugenda igira iki yisubiramo. Iyo ni rhyme. Urwo ni urugero rw'ukuntu nyine no mu ndirimbo naho bakoresha rhyme, ntabwo ari mu mapoem honyine. So a rhyme is a tool that uses repeating patterns to create rhythm or musicality in poems. Rhyme ni igikoresho cyifashishwa bakajya
mu gukereya ritime cyangwa se musicality cyangwa se injyana mu bisigo. This differentiates ku buryo nyine wakumva igisigo ukagira ngo ni indirimbo. This differentiates poems from prose. Ibi nibyo bitandukanya ibisigo ndetse na prose cyangwa se inyandiko zisanzwe, which is plain. Inyandiko zisanzwe zo ni ibintu biba biri flat, nituva plain wumve like flat level. Yes, ibyo ntibihindagurika, nta hantu ugera iyo uri gusoma prose cyangwa se ama sentences n'ama paragraph, nta hantu ugera ngo uzamuke cyangwa se ngo umanuke, no, usoma muri rhythm imwe. So ama poem yoyo biratandukanye. A rhyme is used for a specific purpose of giving a pleasing effect to a poem, which makes its recital an enjoyable experience. So rhyme rero yifashishwa kugira ngo itume nyine iyo poem iba nziza cyane, ishimishije, iba ari nziza, bigatuma no kuyisiga cyangwa se kuyivuga like that, kuyiperforminga bibe ibintu byiza cyane. Yes, enjoyable experience. This makes memorization of the poem easy. Ibi bigatuma kuyifata mu mutwe byoroha. Yes, uzarebe ninuza no gufata indirimbo mu mutwe byakorohera kurusha uko wafata amagambo asanzwe. Rero iyi rhyme ifata ya magambo asanzwe ikajya kuyagira nk'aho ari indirimbo, rero kuyafata mu mutwe kuyibuka bikaba byakorohera. All Limericks have the same end rhyme scheme, which is AABBA. Ama Limerick yose rero yaba yafite rhyme scheme ariyo AABBA. Ubwo rhyme scheme wumve buryo ki structure y'iyo rhyme bivuze ati ijambo rya mbere riba n'irya kabiri n'irya gatatu biba bifite rhyme imwe, noneho amagambo irya mbere n'irya kabiri n'irya nyuma ari ryo rya gatanu. Mu gihe noneho amagambo like ama sentence line ebyiri, ya gatatu n'iya kane nabyo biba bifite same sound cyangwa se rhyme, ziba zirhyminga each other. Twagiye turebe rhythm. Yes, there was another poem ngo naka Limerick. Yes, there was an old person whose habits induced him to feed upon rabbits. Kumva biri rhyming habits, rabbits. When he had eaten 18, he turned perfectly green. 18 green, upon which he relinquished those habits. Yes, hariho umusaza wari ufite imico yahoraga nyine yari afite akamenyero ko guhora arya inuza inkwavu. Noneho igihe yari amaze kurya inkwavu 18 yaje guhinduka icyatsi nk'uko uri kubireba. Noneho rero ahita ava kuri iyo mico yo kurya inkwavu, like nyine inkwavu zirya ubwatsi, rero nawe bitewe no kuzirya cyane byarangiye nawe ahindutse icyatsi. Kumva karasekeje like that. So reka twirebere rhythm. Tugiye kureba rhythm icyo ari cyo. The word rhythm is derived from the Greek word rhythmos, which means measured motion. Yes, ijambo rhythm ni ijambo rituruka rifite inkomoko ku ijambo ry'ikigiriki ari cyo ryitwa rhythmos, bisobanuye measured motion. Motion ni uburyo ikintu kimuvinga nyine, noneho measured yapimwe. Rhythm can also be referred to as a literary device that demonstrates the long and short patterns through stressed and unstressed syllables. Rhythm ushobora kuyivuga mu buryo nyine buri literary cyangwa se bw'ubuvanganzo, ukayifata nka literary device. I know yuko cyangwa se literary technique. Yes, ya tekinike yifashishwa mu by'ubuvanganzo. Yes, igaragaza patterns ziri long, ubwo ni kuvuga ziri na short. Nuko nituva patterns wumve ayo magambo yagizwe na stressed and unstressed syllables cyangwa se imigemo tsindagiye n'idatsindagiye. Stressed ni iyo urashyiramo imbaraga, and unstressed ya indi uravuga witonze udashizemo imbaraga cyane, particularly in verse poems, cyane nyine mu mapoemu y'imigabo. Like for example,
if you read any Limerick poem out loud, you will hear that it has a musical kind of beat. Urugero iyo usomye za Limerick ni urugero amapoem cyangwa se ibisigo bya Limerick ukabisoma uvuga cyane uzumva hari bifite beat cyangwa se bimeze nk'aho ari indirimbo bifite injyana. There is rhythm, iyo ni rhythm rero yabaye, ariko wumve ko yabaye bitewe no kwifashisha za stressed and unstressed syllables ayo mapateni yazo na rhyme ya that rhythm is also called meta. Nanone rhythm wumve yuko initwa na meta synonym yayo. Rhythm is an important part of the structure of a poem. Rhythm ni igice cy'ingenzi cy'imyubakire ya poem cyangwa se igisigo. Ni written poem or rhythm acts as a beat in music. Yo turi kwandika rero mu buvanganzo bw'imivugo cyangwa se bw'ibisigo, rhythm ifatwa nk'ingoma yo mu muziki. Every poem that is not free verse has a type of rhythm. Yes, buri muvugo cyangwa se buri gisigo kitari free verse cyo kiba gifite nayo ubwoko bwacyo bwa rhythm yayo. Ntabwo imivugo yose igenda kimwe, bifite injyana zigiye zitandukanye. The use of rhythm in poetry arises from the need to express some words more strongly than others. Yes, iyi rhythm rero mu buvanganzo munoza mu bisigo iza bitewe nuko hari igihe kigera ugasanga amagambo amwe yarakomeye cyane cyangwa se yari strongly turi kuya stressinga, ayandi ugasanga ntiyari stressed cyangwa se ntiyakomeye gusumbya ayandi, cyangwa se ntituri gushiramo imbaraga cyangwa ngo hari aho tugira tukazamura ahandi tukagera tukamanura like that. They might be stressed for a longer period of time. Hence the repeated use of rhythmical patterns produce rhythmical effect. Uko kuntu two turi kugenda tugumya gusubiramo hamwe tukazamura ahandi tukamanura, ibyo bituma habaho injyana. Yes, which sounds present, yumvikana neza nyine imeze fresh to the mind as well as to the soul. Kumvikana neza yaba mu ntekerezo cyangwa se ku mutima cyangwa kuri roho. Rhythm is used to captivate the readers by giving musical effect to a literary piece. Yes, iyi rhythm rero yifashishwa ikikururira abasomyi cyangwa se n'aba audience baba bari kumva ibyo bihangano by'iyo poem, irabakurura. Yes, below is an example of a rhythm structure in a Limerick. Yes, uru rero ni urugero rwa rhythm cyangwa se structure uburyo rhythm iba yubakitse muri Limerick. Da 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 da. Iyo da idafite ha nyine ntabwo iri unstressed, ntabwo iri stressed. Yes, urayivuga like that gahoro nyine utari stressing. Ugiye dah, iyo da iriho na ha yo urayi stressing, ukumva imwe urayivugaho hasi indi uyivugire hejuru like that, urahita wumva hari kind of rhythm cyangwa se injyana biri gucreate. Yes, n'ama Limericks rero ntabwo bayavuga gutyo nk'abari gusoma inyandiko zisanzwe, nayo zo bazisoma bari gukurikiza iyi rhythm structure ngo da 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 like that. So let's check kuri poem. There was an old person whose habits induced him to feed upon rabbits. When he had eaten 18, he turned perfectly green, upon which he relinquished those habits. Like that, rikumva ni somehow it's yenda kumera like a song. So in this video munyemere turebere hamwe n'ama poetic devices yifashishwa muri yano ma poems agiye atandukanye. Yambere ni hyperbole. Reka turebe hyperbole icyo ari cyo. Hyperbole refers to the use of overstatement or exaggeration for the purpose of creating emphasis or humor, but it is not intended to be taken literally. Yes, hyperbole ni poetic device yifashishwa iri kugira exaggeration cyangwa overstatement cyangwa iri gukabiriza ibintu
ku rwego ho biriho ikabigira ku rwego rurenze. Yes, ariko ibiri kugira ngo ishimangire wenda icyo ishaka kuvuga, niba ari message igishimangire iryo jambo cyangwa se isetse humor, but it is not intended to be taken literally. Ariko ntabwo biba bishatse kuvuga ati ngo nyine niba bakabirije iki kintu ubwo nyine nta niko kimeze. Like niba bavuze bakoresheje exaggeration ngo iyo ahagurutse umutwe we ukora ku bisenge by'ijuru, ntabwo bivuze nyine ngo bifate gutyo ko ariko bimeze ngo nyine ngo iyo anahagurutse ngo umutwe we ukora ku bisenge by'ijuru, ahubwo nubwo bari gukabya bari kugira bagusetse, ariko nanone emphasizing uburyo ki uwo muntu ayaba ari muremure. Like that. In our daily conversation, we use hyperbole to create an amusing effect. Yes, mu biganiro byacu bya buri munsi cyangwa se bisanzwe tujya twifashisha hyperbole kugira ngo tuze gusetsa, like that, or to emphasize our meaning, cyangwa se kugira ngo twumvikanishe neza icyo dushaka kuvuga. For example, when you meet a friend after a long time, you say, "It's been ages since I last saw you." Iyo uhuye n'umuntu inshuti yawe mutari muherukana, ushobora kuvuga ati hashize imyaka myinshi cyane utabona, like imyaka myinshi, kandi maybe hari n'igihe hashize icyumweru cyangwa se ukwezi, ariko ukaba hashize imyaka myinshi tutabonana. Ushobora no kuvuga ati hashize ibinyejana byinshi tutabonana. Ni exaggeration. You may not have met him for 3 or 4 hours. Hari n'igihe waba utahuye nawe mu masaha 3 cyangwa 4, or a day cyangwa se mu munsi. But the use of the word ages exaggerates this statement to add emphasis to your waiting. Ariko kuba wakoresha iryo jambo ngo imyaka, birakabiriza nyine iryo jambo ryawe cyangwa se icyo gihe waba wari umaze, ariko nanone bikongeraho bigashimangira yuko nyine wategereje igihe kinini cyane. However, in literature, a writer or a poet uses hyperbole to make common human feelings remarkable and intense to such an extent that they do not remain ordinary. Yes, ariko mu buvanganzo umwanditsi cyangwa se umusizi yifashisha iyi literary technique cyangwa se poetic device ayo hyperbole kugira ngo nyine agire ibyumviro rusange cyangwa se bisanzwe by'abantu, nanone and intense to such extent. Yes, kugira bigeze kuri iyo level ntibibe ari ibintu bisanzwe, like that. The usage of hyperbole develops contrasts. When one thing is described with an overstatement and the other thing is presented normally, a contrast is developed. The poetic device is employed to catch the reader's attention. So, kugira ngo rero hyperbole by developing cyangwa se bayikoreshe neza, bifashisha ikintu bita contrast, itandukaniro. Niba bafashe ikintu kimwe bakakigira overstatement cyangwa se bakaki-exaggerating, bakagikabiriza kugira ngo byumvikane neza, barafata ikindi cyo bakivuge mu buryo busanzwe cyangwa se banagiciriritse, like that. Icyo gihe rero contrast iba developed. Yes. Iyi poetic device rero ikaba yifashishwa kugira ngo baze catch the reader's attention, umusomyi akurikiranye cyane akantu ku kandi muri iyo poem. Iyo yari hyperbole. Indi poetic device ikurikiyeho ni euphemism cyangwa se iyoroshyamvugo. Yes. Euphemism refers to a use of polite language with the purpose of not offending or appearing unpleasant. Euphemism, euphemism refers to a use of polite language. Ni uburyo bwo gukoresha ururimi ariko rwiyoroheje, rwiza, ruje ikinyabupfura cyinshi cyane. Yes, hagamijwe with the purpose, hagamijwe kutababaza cyangwa se kutagaragara nabi umuntu, kutababaza umuntu, offend cyangwa se kurakaza umuntu. Yes, hari imvugo wakoresha iyoroshya, hari imvugo wakoresha ukavuga ibintu bidashimishije ariko bitewe n'uburyo wabivuzemo uwo ubibwiye ntababare. Yes, it is like that. It is used to mislead the readers or listeners, understanding, try to spare their feelings about reality. Nanone yifashishwa kugira ngo bayobye umusomyi cyangwa se uri kumva icyo gihangano runaka,
gusobanukirwa like understanding trying to spare their things bitewe nuko baba badashaka kugira ngo nyine babangamire ibyumviro byabo ku bijyanye n'ukuri kw'icyo kintu like turagenda tubibona. Euphemism depends largely on the social context of the speakers and writers, where they feel the need to repress certain words that may prove embarrassing for particular listeners or readers in a particular situation. Euphemism rero yifashishwa n'abanditsi cyangwa se abantu bavuga like nyine umuntu iyo ari kuvuga cyangwa se ari kwandika ashobora gukoresha iyo euphemism bitewe na social context cyangwa se n'ahantu runaka yaba aturuka cyangwa se abazumva icyo gihangano. Like nyine n'igihe ashobora kuba ari kwandika igihangano cyangwa se ari nko kuvuga avatereka mpitemo gukoresha aya magambo kugira ngo ntagira abantu mbabaza yaba bari kunyumva cyangwa se abazasoma igihangano cyanjye, yes, bitewe n'ahantu runaka. Euphemism helps writers convey those ideas that have become a social taboo and are too embarrassing to mention directly. Yes, poetic device rero cyangwa se yoroshya mvugo, yes, yifashishwa n'abanditsi kugira ngo batambutse ibyo bitekerezo byabaye nka kirazira muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari w'abantu, ndetse ibyo bitekerezo biba bimeze nk'aho biri embarrassing cyangwa se bitameze nk'iyo cyangwa se biri nko gutuka abantu like that, cyangwa se bitari byiza byababaza abantu ntabi mentioning direct ahubwo bakabina mentioning indirect mu buryo buteruye kandi butagize uwo n'umwe bubangamiye. Writers skillfully choose appropriate words to refer to and discuss a subject indirectly that otherwise might not be published due to strict social censorship, such as for reasons of religious fanaticism, political theories, sexuality and death. Like nyine abanditsi mu buryo bukomeye bw'ubuhanga bifashisha amagambo aboneye cyangwa se ya nyayo, akaba ariyo bakoresha bari kuvuga kuri ibyo bintu nyine bigiye bitandukanye, ariko bakabivugaho mu buryo buri indirect, mu buryo buteruye cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga bibaye ngombwa yuko batanasakaza ibyo bihangano bitewe n'uko hashobora kubakuraho censorship cyangwa se gukurwaho kw'icyo gihano bitewe n'amagambo cyangwa se ibyo ikivugaho bitari byiza like that. So hari igihangano wasohora ugakoreshamo amagambo mabi, ugasanga yes icyo gihangano cyawe baragihagaritse, like nk'abazi umuhanzi Zio Trap, sinzi indirimbo yasohoye yitwa Sinabyaye, bitewe n'amagambo mabi ntago yifashishije euphemism ngo agire inyoroshyamvugo like that, yakoresha amagambo mabi bituma indirimbo ye bayicensoring, yes, censorship. So kubw'iyo mpamvu rero like nyine hari igihe bayicensoringa bitewe n'uko amagambo yari kuvuga wenda ibijyanye n'imyemerere ya gikristo like that, nabi biri kuvuga nabi politike, iri kuvuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina like nk'ibishegu, iyi ndirimbo iri kuvuga ibishegu. Hari indirimbo yavuga ibishegu ukumva iri kubivuga directly nka ziriya z'aba Bruce Melody like that, iyo ndirimbo bakaba bayicensoringa cyangwa se bayihagarika, ariko hariho iyindi yabivuga ariko ikabivuga mu buryo buri kuzimiza kandi inifashishije yoroshya mvuga ku buryo utamenye ko ari byo, ugasanga yo ntabwo bayihagaritse and death n'indi ziba ziri kuvuga ku bijyanye n'urupfu, ugasanga nyine like nyine ntabwo ari buri gihe mu ndirimbo gusa ushobora no kujya kuvuga ijambo rijyanye n'urupfu ariko ukabivuga mu buryo bwiza bwiyoroheje kugira ngo ba nyiri nko gupfusha umuntu wabo ntibababarira igidati, cyangwa se nk'uko mvuze ngo ba nyiri gupfusha umuntu ahubwo ukavuga ati ba nyiri kubura umuntu wabo ntibababare igidati, cyangwa se umuntu yapfuye ahubwo ukavuga ati umuntu yitabye Imana igidati, icyo gihe uba woroheje imvugo. So euphemism is therefore a useful tool that allows writers to write figuratively about difficult issues. Yoroshya mvugo rero cyangwa se poetic device, byo mpamvu ni igikoresho cy'ingenzi gituma abanditsi bandika ibihangano byabo mu buryo nyine yes bandika ibihangano kuri bya bindi byari bigoye kuba babyandika bakabasha kubikora, cyangwa se ibyo byari bigoye kuvuga bakabasha kubivuga mu
buryo bworoshye cyane bitewe n'uko nyine nta n'uwo biba birakomeretse. Yes, mbere y'uko tujya kuri ino ikurikira naguha nk'urugero aho hakoreshwa ama euphemism, like niba uvuze ati like ngo uyu muntu yapfuye, naho ukavuge someone has died, ushobora kuvuga wenda someone has passed away, cyangwa se ukavuga ati wenda yes like that. Ubwo ni rwo rugero kugira tunihute, naho ukavuge someone has died, ujye ukoresha wenda maybe someone has passed away. Yeah, twagiye n'indi poetic device yitwa juxtaposition cyangwa se kubangitiranya, like that. Juxtaposition is a literary technique in which two or more ideas, places, characters and their actions are placed side by side in a narrative or poem. Juxtaposition ni literary technique aho usanga ibitekerezo bibiri cyangwa birenze, ahantu habiri cyangwa harenze abakinnyi cyangwa babiri cyangwa barenze, usanga ibikorwa byabo bigiye bishyirwa hamwe, nyine bigiye bitandukanye, bigiye bishyirwa hamwe mu nkuru ndende cyangwa se mu gisigo, for the purpose of developing comparisons and contrast. Mu buryo impamvu bikakorwa hagamijwe kugira batuma habaho ibintu by'amagereranya ndetse no gutandukanya ibintu bigiye bitandukanye. In literature, juxtaposition is a useful device for writers for portray their characters in great detail, to create suspense and to achieve a rhetorical effect. Yes, mu buvanganzo rero iyi literary technique yitwa juxtaposition cyangwa se ibangikanya, ni technique y'ingenzi cyangwa se device y'ingenzi ku banditsi mu gihe bari kugaragaza like abakinankuru bayo, bari kubavugaho mu buryo akantu ku kandi in a great detail, bakayifashisha bari gukereya amatsiko mu bantu cyangwa se suspense mu ba audience bayo cyangwa se mu basomyi bayo b'icyo gihangano nyine, ndetse no kugira ngo ba achieving a rhetorical effect mu kuvuga neza inkuru, like that. Here is a human quality to comprehend one thing easily by comparing it to another. Muri rusange abantu twumva neza ibintu iyo tubigereranyije n'ibindi. Poets use juxtaposition to highlight differences between two words or idea. Rero abasizi bifashisha juxtaposition kugira ngo bagaragaze itandukaniro riri hagati y'amagambo abiri cyangwa se ibitekerezo bibiri cyangwa birenze. For example, urugero, a writer can make readers sense goodness in a particular character by placing him or her side by side with a character that is predominantly evil. Yes, tuvuga urugero rero, umwanditsi ashobora gutuma abasomyi bamenya ubwiza bw'umukinnyi runaka, ubwiza wenda ngarafasha agira iki, mbese ibintu byiza bye byose umwanditsi ashobora gutuma ubimenya binyuze mu kuba yamushyira hamwe n'undi mukinankuru mubi cyane umugome. Yes, like nyine ushobora kubona umukinnyi ari gukora ibikorwa byiza, ibyo ntubihe agaciro cyane, ntunabimenye neza buryo ki afite umutima mwiza, like that, ariko bahita bakwereka haza kandi gasene kundi mukinankuru ari gukora ibintu by'ubugome, ari umurozi, ari umwicanyi, ugahita umenya uburyo ki burya wa wundi ari we ari mwiza cyangwa se goodness of his goodness or her goodness, ugahita uzimenya cyane. Consequently, goodness in one character is highlighted by evil in the other character. Yes, ubwiza bw'undi mukinnyi cyangwa se ubugiraneza bw'undi mukinnyi bigaragarira mu bubi bw'undi mukinnyi. Yes, juxtaposition in this case is useful in the development of characters. Juxtaposition rero uri kumva ko ari ingenzi cyane mu kudevelopa cyangwa se mu gushyira abakinnyi nkuru bagiye batandukanye mu bihangano, yaba muri poem cyangwa se mu maprose. Indi ikurikiyeho ni retort. Yes, mbibutsa yuko aya mapoem turi kugenda duhura nayo nayasobanuye amenshi muri yo.
narayasobanuyemo yashaka kuyareba ubusobanuro bwayo mwajya mwayasacinga. So liturgy is a poetic device which is a form of understatement in which sentiment is expressed ironically by negating its contrary. Yes, liturgy yo ni poetic device aho usanga bari gukora yoroshya like understatement, ikintu nyine cyari kirenze cyane bakakigira uri kumva yo ni opposite ya hyperbole like that, aho usanga nyine sentiment cyangwa se ibyiyumviro bigaragajwe ariko mu buryo bwo kuninura cyangwa se buri opposite, bakirengagiza itandukaniro ryabyo. Poets opt to use or choose to use liturgy to invocate the absence of a thing or quality, to soften harsh phrases, and sometimes for a bitingly ironic touch. For example, he is not bad looking. Like nyine ngabasizi bahitamo gukoresha liturgy kugira ngo bagaragaze like kubura kw'ikintu cyangwa se ibyiza by'ikintu kugira bana softening cyangwa se boroshye imvugo zikakaye cyangwa se zahuranyije. Rimwe na rimwe bakanabikora mu buryo nyine buri ironic, bagakifashisha ama irony. Tuvuga urugero uvuze ati he is not bad looking, ushaka kubwira umuntu uti ni mwiza ariko ukavuga ati ntabwo ari mubi cyangwa se ntabwo agaragara nabi. Iyo umuntu atagaragara nabi tayari ushaka kuvuga ati ni mwiza. He is not bad looking could express that someone is gorgeous, or could convey that he is neither particularly ugly nor attractive. Yes, ushobora kuvuza ati ntabwo ari mubi cyangwa se ntabwo agaragara nabi, bishobora kugaragaza yuko ashobora kuba ari mwiza cyane, cyangwa se nanone bikavuga yuko atari mwiza cyane ariko nanone atari mubi cyane. Yes, the degree of emphasis depends on context. For instance, the commonly used phrase not bad can indicate that something is either average or excellent. Yes, uburyo nyine aba yatsindagiye cyangwa se yashimangiye bishingira ku nyine ku cyo ari kuvuga, like kuri context. Yes, tuvuga urugero niba dukunze gukoresha not bad, ntabwo ari bibi cyane, bishobora kugaragaza yuko ashobora kuba ari ibintu biri hasi cyangwa se bigereranyije cyangwa se biri ku rwego rwo hejuru. Tuvuga urugero bakubajije ngo how are you, ukavuga ati I'm not so bad, ese umeze uti ntabwo umeze nabi, ushatse kuvuga kuri umeze neza, ariko nanone hari n'igihe bishobora kuvuga yuko nyine uri kumva ari sinzi ukuntu umeze, utameze neza cyane ariko nanone utameze nabi. So along the same lines, liturgy can be used to diminish the harshness of an observation. Yes, iyo yifashishijwe mu mirongo imwe liturgy nanone cyangwa se mu mirongo imwe igiye yegeranye igiye kumera kimwe, liturgy yakifashishwa kugira ngo baburizemo ikintu cyagaragaraga nabi. He is not the cleanest person I know. It could be used as a means of indicating that someone is a messy person. Yes, umuntu uvuze ati ntabwo ari umuntu ukeye ku isi, ndabizi neza ko atari we muntu ukeye cyangwa se w'umunyesuku. Yes, bishatse kuvuga yuko uwo muntu ashobora kuba ari umuntu mubi cyane w'umunyamwanda like that. Uvuze ati ntabwo ari intungane, uvuze umuntu uti ndabizi neza yuko atari we ntungane ya mbere ku isi, ushobora kuba uvuze yuko ari umuntu utari intungane cyangwa se utari umutagatifu like that. So this is the end of our unity 4, I think. Yeah, so thank you for being with us. Wowe twabanye from the beginning of this lesson up to the end. Twabonye Limericks, rhyme, rhythm, tubona poetic devices yagiye yatandukanye. So bibutsa yuko iyi ni YouTube channel inyura amasomo menshi agiye atandukanye. So thank you for being with us. I really love you guys. I was yours teacher Cedric. So students, I hope that you will have better marks in national examination while following me, because iyi YouTube channel izagufasha
gukurikirana ya masomo utize, maybe wagize problem bigatuma utajya ku ishuri, bakwirukaniye school fees. Iyi YouTube channel izagufasha gukurikirana ayo masomo teacher yaba yarabigisha adahari, cyangwa se no kuba wayakurikirana mbere yuko teacher yabigisha, teacher akazagera igihe cyo kuribigisha hariho ikintu waba uziho. Kandi nanone bikanagufasha na yandi teacher yawe kwigishije ku ishuri. Urabizi ku ishuri dukoresha English, teacher yaba yarabikwigishe mu cyongereza atarabyumvishe fresh, ukaza none ukabyumva mu rurimi rwawe rwa kavukire arirwo Ikinyarwanda. Thank you. Ubundi niyo purpose yacu yo improving our education, the quality of our education. So thank you. Nizere yuko tuzabana no mu yandi masomo agiye atandukanye. Was Cedric. Thank you guys.